yagiye avuye i Kigali, yampamagaye saa 11 arambwira ati ndaje kandi ndarara mu rugo aho ngaho. Ndamubwira ni ikaze iwacu. Hanyuma rero araza, ahageze arambwira ati iki kintu bakita carte jaune kandi nibwo bwa mbere naribonye. Arambwira ati iki ngiki rero ariko Mana ni ukuri k'Imana tuzaguma mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe. Arambwira ati iki bakita carte jaune, ati nicyo kiranga moto yuko ari iy'umuntu bwite. Arambwira ati rero iki nacyo cya kabiri, arambwira ngo bakita assurance, ubwishingizi bw'ikinyabiziga. Kandi avuga kimwe ampereza, buriya no mu ijuru tuzajya ni ukuri. Rega ni ukuri k'Imana, birabizi ko ibitotsi byajyaga binguruka, ariko burya Imana iduhishiye byinshi cyane ko yaduhaye umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Bwa nyuma rero arambwira ati akira urufunguzo, ati rwose umva kubera ko mu nkunda mukaba muntumira, nanjye ndabivuze mu izina rya Yesu. Amen. Burya bamukunda batagufitiye ishyari nta kibazo, ubabwira ibyawe byose. Arambwira ati moto nayizanye kandi ntabwo ndi wisubizeyo. Avuga ati rwose hanyuma namubwiye amagambo abiri, nta yandi nari nshoboye kuvuga. Naramubwiye ngo abantu bakora ibyo ngibyo bakiri mu isi Imana izajya bakubira inshuro 100, ikizabagerekeraho ni ubugingo buhoraho. Ku bukeye yarateze arataha, kubera ko nari naranamenyera no kugira ngo nananse neza. Navuga nese ubu aramutse ajyanye nkamugeza Rwanda nagaruka gute? Urumva navuga ni ngaho tega imodoka. Urumva kugira ngo umuntu azinduke saa 11 ajya gutega kandi ikinyabiziga gihari, ariko nagaruka siko bizagenda. Ni ukuri k'Imana ndaje natse nshyiramo ikinyoteri cy'icyerekezo nitahe. Yo haleluya haleluya. Umva rero rwose icyo bashishikarize mugume mu mwuka w'Imana ntacyo muzabura. Nimukomeza mukaba mu ruhande rw'Imana nta mubisha muzagira. Kandi ejo bundi narongera nashyira ubuhanuzi, Imana irambwira ngo ntago naguha aburagiye ngo mwime inkoni, sinanaguha inkoni ngo mwime urwuri, kandi sinaguha n'urwuri ngo ngurwuri rutagira ubwatsi. Irambwira ngo byose irabimpaye. Nibwo nasimbukiraga hariya haruguru, Eric anzanira jingo mbe ninywera, bazanye ikizamini imbere, ni ukuri mbanyiraye aho twinikaga neza. Nuko Imana integurira promosiyo nyigenderamo, kandi Imana yanjye n'abadata we ibyo Imana yakoze n'ibyo yakoze uyu munsi n'ibindi izakoresha byose nishimwe ry'iki. Turagushimiye Imana nziza, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe data mwiza ry'inama yabereye Yerusalemu, data y'abakuru b'itorero bashyiraho kano, bashyiraho ibikwiriye kugenderwaho n'ibyo dukwiriye data mwiza gukora. Mwami, atari ibyo twihimbiye ubwacu, ahubwo ibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Ijambo ryawe data mwiza riravuze ngo waraduhamije kuko waduhaye umwuka wera. Mwami data mwiza Yesu Kristo, reka umuntu wese akomeze kuyoborwa n'umwuka wera, kuko abayoborwa n'umwuka bose baraboneye. Uwiteka data mwiza, kandi abayoborwa n'umwuka bose Mwami maracu w'Imana, abo data mwiza nibo bana b'Imana. Data wera warabivuze ngo iyo tuyoborwa n'umwuka ntabwo tuba tugitwarwa n'amategeko. Mwami Imana yacu, reka umuntu wese akomeze kugirirwa neza nawe, umuntu wese akomeze kuba mu bihindiro, umuntu wese akomeze gusenga ariko nanone afite ibyiringiro, kandi umwuka wera azajya dutakisha ngo haba data mwiza. Yesu we, umwuka wera aduhamiriza yuko turi abana bawe. Umwuka wera aduteguza ubwami bwawe tuzabamo.
umwuka wera atuma tudacogora, ahubwo data mwiza tukarushaho data wera kugira imbaraga, tugatera intambwe mu mbaraga z'umwuka wera. Mu izina rya Kristo gurupe nayo turabasengeye kugira ngo data wera umwuka wera azajya abaganza, umwuka wera azajya abaganza, kuko data wera niwe wasize n'ikimenyetso, niwe wadusigiye nk'umufasha, niwe wadusigiye nk'umuyobora. Mwami data mwiza, umwuka wera akomeze kubana nabo kugira ngo abashyigikire mu bikorwa, barusheho kumenya ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu yawe, bagire iyerekwa data mwiza, bagire ihishurirwa rishya. Mwami data bakomeze bagwize imbaraga, natwe mwami Imana yacu Yesu we dukomeze mwami Yesu dusangire ibyiza nabo, mwami Imana tudahwema kuduha uko bwije nuko bukeye. Gira neza umuntu wese mwami Yesu wabaye muri uyu mwanya mwiza, muri ibi birori by'abera, mwami data muri uyu munsi mukuru w'imirimo myiza yakozwe kuri iri torero rya Nyarutunga. Mwami nushyirwe hejuru, nuhimbazwe, ukomeze kubashyigikira mwami abakristo b'iri torero, mushumba mwami data mwiza, impande zose tuve mu bwiza tujya mu bundi, dutere intambwe zigira imbere, twigizwe imbere mu mbaraga z'umwuka wera. Urakoze Yesu, nagushimye mwami data mwiza, kuri kumwe natwe kandi uzakomeza kutugira neza. Icyo tuvumye ni Satani, mu izina rya Kristo dukubise hasi ibyishyira hejuru, ibirwanya kumenya Imana turabivumye, ibyaturogoye n'ibyaduca intege byose bitsindwe mu izina rya Kristo. ahubwo ibyatuma data mwiza dukomeza rwose gukora ibikwiriye byose, kandi data mwiza tukaguhesha icyubahiro, tukera imbuto zikwira bihanye, ukomeze kubiduhana n'abera bose, ni mu izina rya Kristo Yesu wabambwe. Amen, amen.